uzabanza ukabikonegita ukabyerekana biri na soft, tukamenya ahantu turi buyisevinge. Hanyuma niyo project mbese ni cya gihe ugiye creatinga projet yawe. Nenda tuvuge nimba ari ya Arduino, urabizi ko Arduino ari microcontroller. Hanyuma hano ushobora kuza ukayita izina, wenda tuyite blinking ya rya tara ryacu, blinking lamp. Ubwo niko projet yanjye iraza kuba yiswe, cyangwa ikintu ugiye gukora kiraza kuba cyiswe. Ugakora no kuri next. Hanyuma by default uraza ugakora kuri next again. By default ihita creating do not create PCB. PCB urabizi ko ari ya component dushyiraho amaki ama component, ngira ngo ahangaha irahari. PCB nimwe dushyiraho ama electronic component, sure, kugira ngo umuntu wese uri familiar na electronic cyangwa n'undi wese ashobora kuyimenya. PCB rwose iroroshye. Hamwe dushyira ama component rero kuri PCB, hari PCB za electronic dusudiraho, urugero nk'iyi ni PCB. Hanyuma hari izindi rero tirirwa dusudiramo tujombamo component, iyi nayo ni PCB, bayita printed circuit board. Ubwa mbere byumvise ra ubwa mbere ubwo PCB ishinzwe kwakira component runaka, ni ukuvuga ngo niyo duteranyirizaho nk'uko mu mashanyarazi mugira board. Aha iyi ngiyi nayo ni board, n'ubundi urumva ni printed circuit board. Iyi ngiyi n'ubundi dufasha gushyira za component zacu like LED. Nimba ari LED ugiye gushyiraho, LED nayo ngira ngo urayizi. Hanyuma tugakora next. This is the new format. Urakomeza ugakora finish, hanyuma ugategereza Proteus yawe igafunguka. Ngira ngo urayibona ukuntu ifungutse. Ngi yanjye ifite iyi layout, bivuze ko iyi layout ariko ushobora no kuza ukayihindura. Ahangaha ushaka kwakirika ikazanamo buriya budomo kugira ngo uze kubona line ahantu line per line. So urebye ahangaha rero tuba dufitemo features nyinshi zitandukanye bitewe n'ikintu ugiye gukora, ariko umunsi twebwe wibuke ko tugiye gushushanya ikintu twita printed circuit board, blinking ya LED dukoresheje no PCB. Iyi niyo PCB baba baduhaye by default kuya dushushanyirizemo. Hanyuma iyi dashboard rero uraza ukareba ahantu handitse P. Iyi P niho dukuramo component. Iyo hakiritse hahita hafunguka ino dashboard. Rero mu kwestara wenda tuzabirebaho. Mu kwestara uraza tuvuge nimba wibuke tugiye gucana itara rimwe, yego, diconnecte kuri microcontroller yitwa Arduino, kugira ngo tuze gushyiramo program iza kugira gute, iza gukontorora rya tara ryake rimyasa. Hanyuma reka tuba dushushanye rya tara ryacu rifatiye kuri Arduino. Dukoreshe icyo twita Arduino Uno, ukabyandikamo ugakora search Arduino Uno. Iyo washyizemo library zayo uri kubona ko by default dore ngiyi iraza. Tuba dufitemo Arduino nyinshi bitewe n'ubwoko ugiye gukoresha, ariko ngira ngo ngiyewe uyu munsi mfite Arduino Mega. Urebye ngiyi dufite ahangaha yanditseho Arduino Mega. Yes, iyi Mega yacu rero uraza ukayirebamo nimba uyifitemo. This is Arduino ngiyi hano hejuru. Yes, you're right. Warangiza ukaza ukahita yemeza by default. Iriya iba yajemo hano muri no screen, ariko itaraza wakirika rimwe ihita isa neza. Iyi niyo Mega dufitemo. Ushatse wa rotatinga ukirika right click rotatinga mu 180 cyangwa rotatinga muri 90 degree, kugira ngo rotate clockwise cyangwa anti-clockwise. Uri kubona ko ushaka rotatinga bitewe n'ukuntu ushaka kuba iraza kuba ifite position yawe. Dukoresheje Mega, hanyuma turaza dushyireho LED. Uragaruka muri ya component, hanyuma uze wandikemo LED. Wenda reka tuze kuba dukoresha LED isa gute, ukoresha umuhondo. Yego,
red yellow like this. Urabona ko red yellow yaje ngiyi hano, ni agatara buramuze ko karaza kuba ari umuhondo. Hanyuma tuze tukazane hano dore ngaka. Mbese ushobora kwibaza ngo ko ushaka ukarotatinga nabwo waza kuri rotate ukareba haruguru cyangwa ukareba hepfo cyangwa ukora anti-clockwise cyangwa clockwise like this. Hanyuma itara nk'uko dusanzwe turizi rigira positive and negative. Hanyuma ino Arduino Mega abatayizi ni microcontroller dukoresha muri gukontorora electronic devices cyangwa n'izindi component nko mu mashanyarazi cyangwa mu automation. Iyi ni part ibarizwa muri part yitwa muri microcontroller parts. Ahangaha rero tugomba kuba tubyumva neza. Hanyuma rero turaza wenda by default ahangaha tugiraho amapini dukoreshaho ama digital ama output. Hanyuma ngaha tukagira amapini duconnectaho ama analog. Hanyuma n'ama source, this is VCC na ground. Ubwo VCC biba bishatse kuba kari voltage. Hanyuma ahangaha ikaba ari ngira ngo ino Mega ifata voltage 5 kuzamuka kugera 12. Hanyuma ahangaha naho tugira izindi pin dushaka kwifashisha zirimo like this is also analog and digital. Hanyuma reka by default dufatire kuri pin ya kangahe ya 7. Ubwo na output muri code ndaza kukwereka ukuntu tuza tukayishyiraho. Hanyuma nkaha iyi red yacu nayicometse, reka duhere kuri red tuze dushyire kuri 7 sibyo gutya. Hanyuma tuze ikindi kibura ni iki, ni ground sibyo. Uraza ukareba kuri aka kantu kanditseho component mode, niho dukora kagomba kuba karimo by default kugira tukubone component. Hanyuma tuje kureba nka supply tuyikura ahangaha ndetse terminal. Iyi terminal yacu ikaza tukareba icyo twita ground, dore ngiyi tukaza tukayishyira kuri rya tara kuko niyo ni nka negative. This is yellow. Iri zina ngira ngo arihindura cyangwa kanari muvinga bitewe naho ushaka kurijyana like this. Ni red yacu. Iyi part yo gushushanya rero hano ibirangiye. Iyi part yo gushushanya hano ibirangiye. Hanyuma rero iyi part urabona ko irangiye. Iyi part ni ya microcontroller na ya Arduino Mega ifite red. Hanyuma iyi red ndi turi ndeze tubigira ibifatika. Nimba ari itara rya 120 turi control rya card blinking dukoresheje Arduino, ntabwo turaza kuba dufiteho na part yindi iraza kuduhuriza amashanyarazi. Yego. Hanyuma iri ni part electronic kugira turebe ko bikunda. Tugiye kujya muri part ya programming rero. Uraza ugafungura twifashisha Arduino IDE app. Iyi IDE uraza ukayifungura, nayo ifunguka gutya. You click here on the file or also on the sketch. Hanyuma uri kubona ko iyi ngiyi ari nshyashya ifungutse. Ahangaha rero niho duprogramira mu by'ukuri porogaramu yacu. Ikintu cya mbere ubanza gukora ahangaha, uraza ukamenya ngiye gukora iki. Wamara kumenya ngiye gukora iki, uraza ugafata wenda twebwe tugiye gukora ririya tara ryacu riblinking rigenda rimyasa. Hanyuma twe tugiye kubivugira muri no code. Ikintu cya mbere rero uraza ukareba kuri ya microcontroller yawe, ukareba kuri ya pin twavuze ko ari twashyize kuri 7. Hano biracyagaragara kuri pin 7. Ngira ngo urabibona hano kuri pin ya 7. Noneho ipin ya 7 uraza ukayidekarara. Icyo twita kuyidekara niho kuvuga ngo kuri pin ya 7 haraza kuba hacometse igikoresho. Rero iyo turi gukodinga hari ama language atuma library ya Arduino ibyumva. Uraza ukandikamo ni ukuvuga ngo ushatse nyine ahangaha kuri no twanditse pin ushaka kuhita ramp cyangwa ya red yanjye,
ariko ikaba iriya mubare, uyu mubare uba uvuze ko ari pin ya ya karindwi. pin ya karindwi. Hanyuma ahangaha naho kuri void setup ni ukuvuga ngo tuba tuvuga ngo ya pin ni iki, ni input na output ni iki. Tukaza tukandika pin mode. Pin mode yashobora kuba high cyangwa low, cyangwa ikaba nyine ese ni input na output. Ahangaha rero ugomba kwandikamo red, kuko ahari red Waba hari red ni kuri ya karindwi wadekaraye hejuru, hanyuma iraza kuba ari output, kuko urumva itara ni output, itanga output. Hanyuma tukaza mu cyo twita void loop. Iyi void loop ni ukuvuga ngo naho mbese hari bubere iki. Iyi looping iraza kubikora mu gihe kingana gute, iratanga urumuri mu gihe kingana gute. Hano rero turaza tuvuge ati ya red yacu, ya red kuko twakoresha inyuguti nkuru, void loop. Yes, muri void loop uraza ukajya muri hano i red inanga iraza kujya high, nibyo iri buri whiting. Sinzi nimba iyo tuvuze whiting nko utanga ikintu output. Hanyuma read urabona iyo ufashe memory card ukakuraho ikintu uba ukoze write, iyo uyishyizeho uba ukoze read. Hano hantu rero iyo iraza kujya high amasegonda igihumbi, inota amasegonda igihumbi. Hano ni isegonda rimwe, ahubwo ni amamillisecond igihumbi, kubona ko amamillisecond igihumbi using long igihumbi, bivuze ngo isegonda rimwe iragitera isegonda rimwe ijye high, nirangiza ijye low. Ikindi kintu rero dukora muri Arduino ni igiki, ni ukuvuga ngo turaza tugasetinga Arduino yacu. Ahangaha tuba tugiye guselectinga board. Ahangaha igihe dufite hardware device, igihe dufite hardware device ni ukuvuga ngo uraza ukayihitamo, wenda turaza kubikora. Hanyuma twebwe twari dufite Proteus yacu hano kuri pin karindwi, uriya code we yarangiye, tugiye kuza tuyishyiremo hano turebe ukuntu biraninga. Guys, ugomba kumenya ahantu wasevinze iyi project yawe, save as project. Wenda reka tuyishyire hehe, nyizane kuri desktop ngiyi, hanyuma nkiriyetinge muri no folder yitwa blinking, yo folder yitwa blinking, iyi nite blinking, sibyo? Yego. Blinking mba ariho nye savingamo hano kugira ngo bize kuba bihura neza. Hanyuma ndaza no muri Arduino ya code yanjye, iyo ngiye kugira ngo nze kuyikoresha muri Proteus, ndaza ahangaha nkajya mu cyo twita sketch, nkahita nza nkakora icyo twita export binary. Export binary ariko mbere yo kuyikorera ubanza ugasevinga ya projet yawe. Save barambaza aho ngiye kuyisevinga ko bwari ubwa mbere, ndajya kuri desktop njye kuri ya folder yitwa blinking, nari nasevinzemo ya Proteus, hanyuma nsevingemo ni Arduino yanjye. Arduino yanjye ariko nayise gute? Uraza kuba yitwa sketch, ngira ngo guhindura izina kereka nkoze save as, barambaza izina na nyite blinking, nayo blinking gutya ya Arduino. Nishyize ahantu hatariho iyi blinking, isaving muri iyi folder like this. Hanyuma iyi ngiyi igiye maze kuyisavinga wenyine ahantu wayisavinze, uraza muri sketch ugahita ukora icyo twita export compiled binary. Ahangaha rero niho dukura iriya folder iza, ugacunga ko hano byagenze gutya, bivuze ngo ibibaye compiled. Hano ibibaye iyo kano kantu tuba dukuyemo tukita hex file rero niyo twaploadinga muri no
microcontroller yacu cyangwa bize ku blinking, uraza ugakora double click hano muri microcontroller. Hano bahita bamfungurira ahantu ndi bwa uploadingire code. Ziriya code twaporogramye uzikuramo hano, ukaza ukajyamo wenda by default izanye blinking wayemera, ukaza ukajyamo muri blinking niho twari twayise, ugafungura ugashakamo kano kantu kanditseho blinking ino.hex. Ya file haba harimo code zijya muri Arduino, hanyuma ukaza openingiramo ukahita ukora kuri OK. Hanyuma ukaza hano kuri run ngiyi hano hasi hano mu nguni bwa mbere, ukaraninga project yawe, ugategereza ukareba. Reba bikunda ko ka karedi kanjye karimo karagira gute, karablinkinga amasegonda, isegonda rimwe. Hanyuma ikibazo kiribaza ngo ese ushobora gufatira itara iyi redi imeze gutya ukaza kubikora mu buryo bufatika? Aka karedi kari mu gishushanyo, hanyuma njye mfite itara ryanjye rya 120. Ese koko uraza ubikore bigende gutya? Itara ryawe ryaka ryasa cyangwa birahugira mu gishushanyo? Twagiye, reka tubikore mu buryo bufatika. Dufite Arduino, dufite n'ibindi. Thank you. Hanyuma reka tugende tubikore mu buryo bufatika turebe. Yes, urabona ko dufite bya bikoresho byacu. Rero tugiye kuva mu cyo twita soft, hanyuma tuze muri hard component. Iyi ni electronic rero tugiye gukora. Ino electronic rero dufite ya Arduino yacu Mega, ariyo twari twaberetse twashushanyije muri Proteus. Hanyuma iyi ngiyi ikaba ari ya PCB yacu tugomba gufatishaho za component zacu. Then iyi ngiyi ikaba relay, uri kubona ko iba ifite urebye neza amaport atatu, ni ukuvuga ngo iba ifite common, ikagira iba ifite common guys, uramutse urebye neza igira common, ikagira input na output, normally close na normally open. Iyi rero tuyita relay. Ahangaha icyo ndi kubabwira, this is normally closed, this is normally common, this is normally closed. Hanyuma ahangaha murebye neza urabona ko igira VCC, ikagira ground and VIN. Input rero ni handi tuvana kuri ya Arduino yacu ya Mega, tukaza tukashyira relay turayishyira hano, twari twashyize rya tara rya LED rya kangahe, uko relay yacu igiye kuba ikontorora uyu muriro wa 120 muri rallonge bisanzwe twifashishije uyu mugozi wacu. Hanyuma tuze ducomeke muri rallonge, ducishe muri relay. Then ni ukuvuga ngo iyi relay yacu iraza kuba iri gukontorora uyu muriro. Hanyuma ahangaha biraza kuba bigaragara neza cyane. Mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo turaza ducomeke uyu mugozi uze kuzana umuriro, uwuzane ari 120, ducomeke muri relay idufasha guswitchinga. Ni ukuvuga ngo uyu muriro wacu mwibuke ko ducishamo phase, ya phase yacu tukayishyira ku cyo twita common kuri relay. Bite ya screwdriver yawe ukayifungamo witonze. Then warangiza ugafata common yawe. Iyi ngiyi iraza kuba ari nitro, iraca ku ruhande, iraza ijye kuri rya tara ryacu. Uko turashaka gukontorora iri tara bya nyabyo rifite umuriro, kugira ngo turebe se koko ibyo twashaka ko bikora hano biblinkinga gutya muri software. Hanyuma tuze tubicanishe iri tara ryacu ahangaha turifashisha relay nk'uko nabivuze n'ino microcontroller yacu. Hanyuma
twabonye ko pin ya Arduino iyi ngiyi urayibona ko yanditseho 7. Hano kuri 7 no dufatira output ikaza ikinjira hano kuri input hano urabona ko ari ground ikaba VCC, nabyo turabikura kuri Arduino biba bihari hano. This is ground, hano hari ground na VCC. Then aho kuri 5 uri kuhabona urafatiraho 5 ubundi tuyifatire no kuri ground. Reka tugende rero urafata jump wires urabona ziba zihari, then ukaza ugafata urusinga rwawe ruva kuri output 7 output kuri digital ikaza ugomba gukoresha female and male, ugomba kubateguye za female and male. Urabona ko urunguru rwacu rufite header ebyiri zitandukanye kugira ngo rumwe ruze kuza kwinjira muri ya Arduino kuri 7 ruze kutuzanira wa muriro wa 5 switchinga kuri input ya relay like this. Hanyuma indi iraza kuba ari VCC iza gusupplyinga, iraza gusupply. This is ground, umuhondo reka tugire ground kubahirize n'amabwiriza. Hanyuma ground ngiyi hano VCC nayo turayikura kuri ya yes, nuko ngo ya VCC yacu nayo turaza tuyikure ku cyo twita 5 kuri Arduino 5 ukabona neza, ubundi uze ucomeke kuri ya relay yawe ya 5. Hanyuma iyi relay dushobora kuza tugasuplyinga Arduino yacu kuri 5 volt. Ngenda akoresha imashini sibye ko hari ndakoresha machine ya Arduino yacu. Then urabona ko ya relay yangiye yamaze kugira gute, yamaze kwaka na Arduino yatse kubera ko yabonye umuriro. Ibi ni ngo igisigaye ni ukuza gufata rwa rusinga rwacu rw'itara tukahita tugera tugafata phase, tugafata na netere, twarangiza tukabinyuza muri relay. Ya relay yacu igasigara iswitching, tugashyiramo code muri microcontroller. Dore urusinga rujyana kuri iri tara ryacu ni izi ngizi ziri hanga. Bivuze ngo netere iraza ihure n'urw'ubururu, aruzirika witonze. Netere ica ku ruhande, uruca muri relay. Hanyuma mwibuke urufite umuriro twarucishije kuri common. Urudafite umuriro turaza tugapima, gufata parallel nimba ifite ukumva ahari continuity mu gihe switching mode ihari, fata parallel ukumva ahari continuity ni hehe. Mu by'ukuri ugapima relay yawe umva ari continuity kara ahangaha, ubwo ni switching iraza gushyiraho hano kugira ngo umenye ahantu uri bushyire ya supply yawe. Adufungiremo ino jump wire kugira ngo bize kudufasha. Ngiremo kano gasinga ubundi kaze relay yacu ize kuza guswitchinga rya tara ryacu. Ubwo urusinga twasigaje tugomba guhuza na relay na rungu rwa jump wire
kugira ngo ya signal yacu ni relay niyibona bize kuza kuba bigaragara neza. Purpose dufite no gucana iri tara ryacu ri blinkinga. Hanyuma urabona Arduino iri tara ryacu rigiye kumyasa n'umuhondo. Hanyuma tuze tuvuge ngo tujye kwa uploadinga code muri ya uraza kuri Arduino muri ya microcontroller yawe. Hanyuma uraza ugasetinga board iri kuri port ya 15, ariko utayibonye uraza ukayishyiraho uselectinga hanga kuri select board, then ukaza ukareba mega like this, ukaselectinga kuri port, ubundi ukemeza, ubundi ukaza ugakora icyo twita upload. Kuri upload rero urebye kuri tuno dutara iyo code igiyemo no kwango karaza kagahindura kachanginga mode. Uri kumva ko ya switch yacu iswitchinze iri kugenda imyasa. Urumva ko ya relay yacu iri gutripinga, bivuze ngo ngiye guza supply switching ino switch yanjye ijyana amashanyarazi kuri rya tara. Urabona ko rya tara ryacu ryahise rigira gute, ryaka rizima, bitewe n'iki na ya program irimo hariya. Hanyuma ese wakibaza ngo ushaka gukontorera itara rya 120 kuko rikaka rizima, ryaka rizima ukoresheje Arduino, ukoresheje relay na programming. Nikona kari ibintu bisa neza cyane. Thank you, kanda subscribe tuzabane ku zindi projet zisa neza cyane. Uri kubona ko bidatandukanye na bya bindi dufite muri software ya, uri kubona ko bisa neza.